Rero mu kanya ngize iyerekwa mbona abantu baryamye ku bitanda ku gisasiro bari benshi. Imana irambwira ngo genda ubwire buri muntu wese wizera ko mvuga, afata amazi meza waba uyaguze muri ariya macupa bagura, ntashatse kuvuga ariko niyo nayavuga ntacyo, amazi asanzwe meza nyine, niba ari ayugura nyine urayazi, uyasengere uvuge ngo nitandukanije n'ibizira byose, kandi uvuge ngo aya mazi ahindutse amaraso kubwo kwizera. Hanyuma unywe ayo mazi meza y'ubugingo, ntabwo ari ayo ngiye nkuzaniye, wowe uyagure ubivuge gutyo ubundi uyanywe, kuko hagiye kubaho indwara zimeze nk'iminaniro ikabije. Umuntu ajya ahora yumva nta rutege pe habe na busa, kuko satani n'abadayimoni bamaze gukabuta ikirere ku rwego bagiye kuvundereza amacandwe yabo n'ubumara bwabo mu biremwa. Abantu bacika intege mu gusenga, abantu bacika intege mu kwizera, ndetse hagiye kubaho no gutuka Imana. Kiye kubona abakozi b'Imana benshi bakoreye Imana bari gutuka Imana ku mugaragaro. Nasenze iki gikombe kiturenge, ubuntu n'amahoro biva ku mwami Yesu bibane nawe. Inshuti yanjye, dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ubwiza bw'Imana n'ubutunzi butagira akagiro buzahishurwa ku munsi w'amateka. Reka uzabe muri ubwo butunzi bw'igiciro, ngutumweho ibintu bikomeye. Reka dusenge. Data, kubw'ineza yawe urakoze, kandi kubw'imbaraga zawe urakoze. Ndagushimiye kubw'uyu muntu ugiye kudukurikirana ngo yumve ibyo ubwira ubw'Imana. Muhe imbaraga, murwanirire, muneshereze. Perista angor shala binstance, kubita imbaraga zamurwanya, kandi ubutumwa ubukwirakwiza ku isi yose. Ubuhe promotion, ubu promoting, ubuzamure mu ntera. Dusengeye YouTube channel ridatashye ministeri cyangwa Pastor Evode TV. Turasenze kugira ngo uyirindishe inkoni y'ubuhiri, imbaraga z'abarozi zitsindwe pepu katika jina la Yesu. Myuka yikorera mu biremwa byacumuye turacagagura imyuka y'abakonikoni n'imbaraga z'umwanzi. Dukandagiye Scorpio, dukandagiye imbaraga z'umubisha, duvunaguye ibicaniro by'abanzi mu izina rya Yesu. Tumenaguye ibigirwa mana byose, ibyitwa imana za fake, tubyambuye agaciro nka Aburahamu ubwo yavaga kwa Setera. Twicomokoye mu butaka bubi, twicometse mu butaka bwiza, mu mbaraga z'umwuka wera, kubw'imirimo y'Imana ikomeye, kubw'imirimo y'Imana idasanzwe. Dusengeye isi, dusengeye itorero ryawe ririndwe nawe. Reka ubwo uzahagarara ku bicu ntirizagirweho urubanza, uzasange twiteguye. Dushoboze gukiranuka, dushoboze kwambara imbaraga, dushoboze kuburira imiburo iheruka mu mbaraga za mwuka wera. Kubw'ineza y'Imana, kubw'imbaraga z'Imana, urakoze kubw'amaboko yawe, urakoze kubw'ububasha bwawe, urakoze kubw'igitinyiro gikomeye, urakoze kubw'ubutsinzi budasanzwe. Izina ryawe rihimbazwe, kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Mu kanya gashize ngize iyerekwa, ndavuga reka ndihe abantu turisengere.
hari mwene data watwandikiye komenti aratubwira ngo pastor wagiye usengera ibyo bintu uba wabonye ko ari wowe wabibonye ntubitubwire. Okay, icyo gihe nacyo niba ariko mugishaka sinzi uburyo wenda wabivuzemo, niba ari uburyo bwiza cyangwa ari uburyo bwo gutinya kumva ibiriho, ariko burya wo kwicara udafite amakuru wakicara ufite amakuru ukamenya uko urwana mu ntambara zose. Iyo umuntu adafite amakuru y'abanzi be ntabwo anesha iyo ntambara. Ndagira ngo mvuge ko rero hari imirimo y'Imana mu buryo budasanzwe igiye kugaragara ku buzima bw'abantu b'Imana kubw'uko babaye maso. Ariko kandi nanone Satani we ntashaka ko ibyo abera babisingira n'ibiganza, yamaze gutegura ibibananiza. Satani, iyo tuvuze Satani ni umwanzi w'ibyiza. Rero mu kanya ngize yerekwa mbona abantu baryamye ku bitanda ku gisasiro, bari benshi. Imana irambwira ngo genda ubwire buri muntu wese wizera ko mvuga, afata amazi meza waba uyaguze muri ariya macupa bagura, ntashatse kuvuga ariko niyo nayavuga nacyo, amazi asanzwe meza nyine, niba ari ayugura nyine urayazi, uyasengere uvuge ngo nitandukanije n'ibizira byose, kandi uvuge ngo aya mazi ahindutse amaraso kubwo kwizera. Hanyuma unywe ayo mazi meza y'ubugingo, ntabwo ari ayo nkuzaniye, wowe uyagure ubivuge gutyo ubundi uyanywe. Kuko hagiye kubaho indwara zimeze nk'iminaniro ikabije, umuntu ajya ahora yumva nta rutege pe habe na busa, kuko Satani n'abadayimoni bamaze gukabuta ikirere ku rwego bagiye kuvundereza amacandwe yabo n'ubumara bwabo mu biremwa. Abantu bacika intege mu gusenga, abantu bacika intege mu kwizera, ndetse hagiye kubaho no gutuka Imana. Ngiye kubona abakozi b'Imana benshi bakoreye Imana bari gutuka Imana ku mugaragaro. Nasenze iki gikombe kiturenge, nasenze iki gikombe kikurenge, ariko nawe usenge. Icya kabiri, ndabwirwa ngo buri muntu wese wumva ari mu gisata cy'iyobokamana nafate umwanya wo kuganira n'Imana ku byaha yaba yarakoze, abyezweho, byaba biremereye byaba byoroheje. Imana ibahe umugisha. Ese murabyumvise? Icya gatatu, abasenga musenge. Sorry. Abasenga musenge, kubera ko hagiye kubaho urugamba rukomeye rwo guhangana n'iterambere, ariko bamwe bamburwa ibyo bari bafite kugira ngo abandi bigwizeho ibyabo. Nabwiwe rero ngo usengere ibyawe. Niba ufite inzu yisengere, ngo ndi kuvuga ku isi yose muri rusange hagiye kubaho uko kunyagwa. Usenga ushinganisha ibyawe, niko Imana yavuganye nanjye ngo nkubwire. Ikindi,
uko ushinganisha ibyawe mu Mana ushinganishe n'abawe. Imana ikugirire neza, Imana ikwambika imbaraga, Imana ikonektane nawe, Imana ikugirire neza, Imana iguhe kumvira ndetse no kumva, kandi Imana iguhe kwegera ahera hahera kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imirimo ya Satani nikurweho ku buzima bwawe. Imana nkorera iteka igushyigikire kandi kugirire neza. Itorero rya ADPR mu Rwanda ndetse n'ahandi mufite amashami ku isi yose, nabwiwe ngo abanyamasengesho muri barizwamo ni muri sengere cyane, ariko birenze uko mwarisengeraga, kuko umwanzi uburyo yaryatatsemo bitandukanye n'ibyo mwe mwabonye, biri ku rwego rukubye gatatu. Muhanganye n'umudayimoni uteye ubwoba budasanzwe. Data bagirire neza, Data bakomereza amaboko, Data bambika imbaraga, Data bagirire neza. Se mugira ngo subwo butumwa nari mfite ngo havumwe uzagabanya cyangwa kongera, kandi nanjye ndasaba Imana ishobora byose, uwaremye ijuru n'isi, ukugendereye abandi ntusige umuryango wanjye, ntusige ibibi bikurweho, ibyiza byimikwe, ikinyoma cyamburwa intebe, ukuri kwicare, imbaraga z'abadayimoni zitsindwe, bitavuga Imana biceceke, ubwami bwa Satani buhunge, bitavuga Imana bihunge. Imbaraga z'abadayimoni n'amahembe turacagagura, tuvunaguye buri mwuka wose wa Satani, tunetralije buri kinyoma cyose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kubw'imirimo yawe, urakoze kubw'imbaraga zawe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Tusabye abantu gukora subscribe, ugasharinga buno butumwa. Hari icyo waba ukoze gikomeye hagati yawe n'Imana, hari uwo waba uburiye ahari yaba kugiriye umugisha. Yesu abo umugisha, Yesu abane namwe. Shalom inshuti zanjye ziri muri Canada, shalom inshuti zanjye ziri muri Australia, shalom inshuti zacu ziri muri Kenya, Uganda, Tanzania, Uburundi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bidukurikirana. Umwami w'amahoro abishimire kandi abaho umugisha barwanirire. Amen. Shalom.